Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwigwana natwe migano dukora umunsi ku munsi, bibegaruka ku makuru na documentary mu ngeri zigiye zitandukanye. Mu kiganiro cyacu cya mbere twabagejejeho cyagarukaga ku buzima n'amateka y'umuryango wa Kitefano na Nyiramaniza. Aba akaba bakinana mu ikinamico runana, ndetse bakaba bakina n'andi makinamico atandukanye mu Rwanda. Gusa icyo bahuriyeho bombi bakaba bakina mu ikinamico runana. Mu kiganiro cyacu cya mbere nk'uko twakibagejejeho, twababwiye ko ubundi ikinamico runana imaze imyaka 26 ikinirwa mu Rwanda, kuko yatangiye gukinwa mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka w'1999. Ikinamico runana ikaba yaratangiye itegurwa n'umuryango Health Unlimited binyuze mu mushinga yawo witwa Well Women Media Project. Gusa guhera mu kwezi kwa Mata mu mwaka wa 2006 iyi kinamico runana ikaba yaratangiye gutegurwa n'Urunana DC. Ikinamico runana abantu benshi bemeza ko bayikuramo inyigisho zitandukanye bitewe n'ibyo igenda ibigisha. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka y'umuryango wa Bushombe na Kankwanzi. Uyu akaba ari umuryango ukunzwe n'abatari bake mu ikinamico runana, ndetse n'ikimenyimenyi iyo utembereye mu turere twinshi tw'u Rwanda ahantu hatandukanye ntiwabura abantu bitwa ba Bushombe cyangwa se abandi bitwa ba Kankwanzi. Ibi bikagaragaza igikundiro aba bantu bafite mu Rwanda. Mbere yuko nkomeza amateka y'umuryango wa Kankwanzi na Bushombe niwo mu ikinamico runana, niba rugamba rigeze kuri Initalk Rwanda ugakora ibyo dukora n'ugenda udakoze subscribe, kandi niba rugambere wareba ikiganiro cyabanjirije iki ngiki cyagarukaga ku buzima n'amateka y'umuryango wa Kitefano na Nyiramariza. Umuryango wa Kankwanzi na Bushombe mu ikinamico runana ni umuryango utuye i Nyarurembo, ukaba ufite abana babiri aribo Obama na Claire. Abakurikirana ikinamico runana umunsi ku munsi bazi ko uyu muryango wa Bushombe na Kankwanzi watangiriye ku busa ari abakene, gusa kuri ubu bakamaze kugera ku iterambere ku buryo bugaragara. Ubundi duhereye kuri Bushombe, amazina ye yiswe n'ababyeyi na Rwanda Jean Claude, akaba yaravutse mu mwaka w'1969. Bushombe yavukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Busanza. Rwanda Jean Claude cyangwa se Bushombe amashuri abanza yayigiye mu Busanza, akomereza amashuri yisumbuye mu ishami ry'ubuzima mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Andrea cyangwa se Saint Andre mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyarugenge. Bushombe nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye yakomeje kaminuza, yiga icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri kaminuza yigenga ya Kigali iyereka. Aha akaba yarahakuye impamyabumenyi uri ku rwego rwa lisansi mu ishami rya Social Science. Ibijyanye no gukina ikinamico, Bushombe nk'uko abitangaje mu kiganiro Samedi Detente cya Radio Rwanda, yavuze ko impano yo gukina ikinamico n'amafilimi yabikomoye ku burere bwa Gikristo yahawe n'ababyeyi, kuko muri kino kiganiro yatangaje ko gukina ikinamico yabitangiye akiri muto ubwo yigaga mu mashuri abanza. By'umwihariko akaba yarize gukina ikinamico biturutse mu dukino bakinaga kuri Kiliziya kuri paruwasi ya Kicukiro mu gihe cy'ibiruhuko, dore ko ngo abanyeshuri bo muri iyo paruwasi bose bahuriraga hamwe bagakina ikinamico z'inyigisho zabaga zanditse muri Bibiliya. Akaba ari uko nguko Bushombe yisanze azi gukina ikinamico. Bushombe cyangwa se Rwanda Jean Claude mu buzima busanzwe butandukanye n'ubw'ubuhanzi, akaba barizwa muri Minisiteri y'Ubuzima mu ishami ry'ubwisungane mu kwivuza, kandi akaba ari n'umugabo wubatse ufite umugore n'abana. Tugarutse inyuma tuvuze ku buzima bwa Kankwanzi, umugore wa Bushombe mu ikinamico runana, akaba na mama wa Claire na Obama. Kankwanzi abakurikirana ikinamico runana bazi ko akina ari umugore w'injiji kandi wo mu cyaro, gusa ibi bitandukanye cyane n'ubuzima bwe busanzwe. Ubundi Kankwanzi amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Mutuka Marie Mediatrice, akaba yaravukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Mutukazi Mediatrice cyangwa se Kankwanzi yarangije amashuri yisumbuye mu ishuri rya École Sociale. Mbere yo gukina ikinamico akaba yarakoze mu mishinga itandukanye irimo abongereza witwa Oda n'umushinga w'Abahorandi witwa Refugees Trust nk'uko yabitangaje ikinyamakuru Afrimax. Kankwanzi gukina ikinamico bitangiriye muri Trap Rafiki, nyuma akomereza muri Mashariki mu mwaka w'1998. Akaba ari nabwo yahise abona akazi ko gukina mu ikinamico runana binyuze mu ijonjora bakoze cyangwa se ibizwi nka casting. Kankwanzi ukina mu ikinamico runana mu buzima busanzwe ni umubyeyi wubatse, kuko uretse kuba ari mama Claire mu ikinamico runana ari na mama we mu buzima busanzwe. Claire we amazina ye bwite akaba ari umwari Aurore, akaba anakinana na mama we mu ikinamico runana. Uyu Claire akaba yaratangiye gukina ikinamico runana akiri umwana, kuko yatangiye gukina ikinamico runana afite imyaka 5 y'amavuko, hakaba hari mu mwaka wa 2007. Claire yavutse mu mwaka wa 2002, akaba yasoje amashuri yisumbuye mu ishami ry'icungamari muri Saint Philippe. Umwana wundi wo mu muryango wa Bushombe na Kankwanzi ni Obama, mukunda muri benshi mu ikinamico runana. Gusa Obama nubwo akina mu ikinamico runana ari papa we ari Bushombe na mama ari Kankwanzi, siko bimeze mu buzima busanzwe, kuko we yinjiye mu ikinamico runana yinjiye ku giti cye.
Obama amazina yahawe n'ababyeyi ni Gihana Bruce, akaba yaravutse ku itariki ya 26 Kamena mu mwaka wa 2006, akaba yaravutse mu muryango w'abana bane, akaba ari nawe mwana wa nyuma. Gihana Bruce cyangwa se Obama akaba afite ababyeyi bombi. Obama ajya gukina mu ikinamico urunana akaba yari afite imyaka 10 y'amavuko, hakaba hari mu mwaka wa 2016. Obama ajya gukina mu ikinamico urunana akaba yari ajyanywe na Honorine nawe usanzwe ukina mu ikinamico urunana ari umugore wa Karemera. Honorine akaba yarajyanye Obama gukina mu ikinamico urunana biturutse ku kuba Obama yarakundaga gukina amakinamico yo mu rusengero kuko basengana mu rusengero rumwe. Uyu Obama akaba akina mu ikinamico urunana nk'umwana uhoraho uzengereza iwabo. Gusa Obama cyangwa se Gihana Bruce si gukina mu ikinamico urunana gusa, ahubwo akina no mu yandi makinamico atandukanye yo mu Rwanda. Ngayo nguko incamake y'ubuzima n'amateka y'imiryango wa Bushombe na Kankwanzi ukundwa n'abatari bake mu ikinamico urunana. Reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma, kandi niba rugambira ugeze kuri InTalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nakubwira ngo ntugende udakoze subscribe, kandi nkaba nkurarikira kuzabana natwe mu kindi kiganiro tuzabakorera kizaba kigaruka kundi muryango wo mu ikinamico urunana. Kandi igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi yawe wumve ko bihawe ikaze. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.